Satani w'icyakorera abana b'Imana ni uko bashoza intambara zidashira. Intambara ikavaho hakaza iyindi, ibyago bikaza hakaza ibindi. Uyu munsi urarwaye indwara ikavaho ukayikira, ukimara kuyikira hakaba haje indi. Uyu munsi ukurwanya kurwanya ukajya imbere y'Imana ugatakamba, Imana ikamugukiza, ejo hakaza undi. Ubukene buza busimburwa n'ubundi, ibibazo biza bisimburwa n'ibindi. Ibitaro byose barabizengurutse, abasipesialiste bose barabazengurutse. Umugambi wa Satani ni ukuguhozaho ingorane zidashira. Umugambi wa Sekibi ni ukuguhozaho ibyago bidashira. Umugambi we ni ukugira ngo ubukene bwe kuva mu rugo rwawe. Umugambi we ni ukugira ngo ibyago bye kuva mu buzima bwawe, kugira ngo utabona umwanya wo gusenga Uwiteka. Ijambo ry'Imana muri Luka igice cyaho cya mbere umurongo wa 74 haravuga ngo igituma Uwiteka dutabara ni ukugira ngo tumusenge nta bwoba. Ntago wasenga Imana uri mu byago n'amakuba, ntago wayisengana umutima utuje, ntago wayisengana umutima unezerewe. Abana b'Imana benshi bajya imbere y'Imana bari mu maganya. Abana b'Imana bajya imbere y'Imana abenshi bari mu gahinda gakabije. Umutima utari ku Mana, ahubwo umutima uri ku bibazo bafite. Uwo ni wo mugambi wa Satani. Ibyago bize bisimburwe n'ibindi. Akazi ukajyemo ejo bagukuremo, ubona kandi bigende bityo, uhore muri ibyo, uhore urimbara ubukeye. Abana b'Imana ntago tugomba kuba bambara ubukeye. Abana b'Imana twahawe umugisha muri Kristo Yesu. Uyu munsi mwene data wowe nteze amatwi, ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo ikiguhozaho intambara Uwiteka kigukureho mu izina rya Yesu. Ikiguhozaho akaga Uwiteka kikwamurireho mu izina rya Yesu. Agahinda, umubabaro, ubukene, ibyago, amakuba, ibyo byose ni ibitero by'umwanzi. Biriya wita ngo ni indwara, biriya wita ngo ni ibigeragezo, biriya wita ngo ni ubukene, biriya wita ngo ni urushako rubi, biriya wita ngo ntago umerewe neza mu by'ubu buzima, biriya byose ni ibitero by'umwanzi. Ariko Uwiteka amanukiye kubikwamururaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Nahumu gice cyaho cya mbere umurongo wa 7 harambwira ngo Uwiteka ni mwiza kandi ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azaba mwiringira. Mwene data, igihe kirageze ngo wiringire Uwiteka Imana yawe. Mwene data, igihe kirageze ngo wizigire umwami wawe Yesu Kristo. Aturuvuga uti wowe ugenda ku buzima bwanjye, wowe ugambira kuntoteza, wowe ugambira kungirira nabi, mu izina rya Yesu ndatura yuko ibyago byawe bivuyeho mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndatura ko Uwiteka ari mwiza, ndatura ko ari igihome ku munsi w'amakuba, kandi aranzi kuko mwiringira mu izina rya Yesu. Satani ateza ibyago urubyaro rwawe, Satani ateza ibyago umuryango wawe, Satani agusanga no mu kazi urimo akagutoteza, Satani agusanga uryamye akagutoteza, nta mwanya aguha, nta buhumekera aguha. Uyu munsi rero ugiye kubyanga mu izina rya Yesu. Ugiye kubwira uwo nguwo ugutoteza, ugiye kubwira icyo kibi kigutoteza, uvuga uti mu izina rya Yesu ndi umwana w'Imana ava ku bugingo bwanjye. Ntago turwana nabi imibiri n'amaraso, hoya. Abo wita ngo nabanzi, abo wita ngo nabakugendaho, abo wita ngo nabagutoteza, ntabwo ari bo, ahubwo hari imbaraga z'umwijima maze bakoresha zigambiriye kugukura ku Mana. Nta kindi gituma Satani aguteza ibyago, nta kindi gituma Satani aguteza amakuba, nta kindi gituma abadayimoni bakugendaho bakwizirikaho. Impamvu ni ukugira ngo udasenga Imana yawe. Ntago umubiri urwaye, ntago ubugingo bushenjaguwe bwahimbaza Uwiteka. Uyu munsi rero ugiye kubwira icyo kigutsikamiye uti Uwiteka ni mwiza kandi niwe gihome kinkingira mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana kandi muri Nahumu igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo ntago umubabaro, ntago ibyago bizagaruka ubwa kabiri. Haleluya. Mu izina rya Yesu ndatura ko ibyago ntago bizagaruka ubwa kabiri, ntago ubukene buzagaruka ubwa kabiri, ntago uburwayi buzagaruka ubwa kabiri. Mu izina rya Yesu icyantotezaga cyose, icyantezaga amakuba cyose ntago kizagaruka ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yakobo 4 umurongo wa 7 harambwira ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga.
impamvu intambara zakwirunzeho nuko warihagarariye nyine. Impamvu intambara zitakuvaho nuko udahaguruka ngo urwanye Satani. Impamvu intambara zidashira nuko udahaguruka ngo wegere Imana yawe. Haguruka wegere Imana yawe mu izina rya Yesu. Haguruka urwanye Satani nawe azaguhunga. Haguruka urwanye ikibi nacyo kizaguhunga mu izina rya Yesu. Haguruka ubwira izo ndwara zikurwanya uti wandwara we, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntago uburwayi buzagaruka bwa kabiri. Waba ugumba we, ntago ubugumba buzagaruka bwa kabiri. Waba ukenewe, ntago ubukene buzagaruka bwa kabiri mu izina rya Yesu. Wabyago we, wabigeragezo we, wamubabaro we, wagahinda we, ntago uzagaruka bwa kabiri mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 41:10 harambwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye ubona Uwiteka kubikubwira mu izina rya Yesu. Mwene data, ntutinye kandi ntuwihebe kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntiwihebe kuko Uwiteka Imana yawe nikuramira, nigukomeza kandi gutabarisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Uwiteka nakwinginze ngo ukuboko kwawe kw'iburyo gutabara ubugingo bwanjye. Uwiteka nakwinginze mu izina rya Yesu ngo ukuboko kwawe kw'iburyo kunyamurureho, kunkureho ibindwanya mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kw'iburyo kunkureho ibigeragezo mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kw'iburyo Uwiteka kurimbure abadayimoni bandwanya mu izina rya Yesu. Imbaraga zo mu isi turwanye ziveho mu izina rya Yesu. Bira biguteza akababaro n'agahinda, bira biguteza ubwihebe, ibyo ngibyo ukuboko k'Uwiteka kubikureho mu izina rya Yesu. Mwene data, ntago ibyago bizagaruka bwa kabiri. Ibyakurwanyaga ntibigomba kugaruka bwa kabiri mu izina rya Yesu. Ibyagutotezaga, ibyaguteza agahinda gakabije, ibyo ngibyo ntibizagaruka bwa kabiri mu izina rya Yesu. Ibyatotezaga Abanyarwanda ntago bizagaruka bwa kabiri, kuko Uwiteka Imana yacu amanukiye kudutabara mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka kumanukiye kudutabara, kumanukiye kuturengera, kumanukiye kukurengera wowe unteze amatwi, kumanukiye kugutabara wowe unteze amatwi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Icyubahiro n'icyo Uwiteka Imana yacu tusenge twizeye mu izina rya Yesu. Amen.